urumva bose baragiye ariko mama we ari papa na mama ninde wagiye ni mama. mama we yagiye gute niba mwarabashije kumenya kuko ashaka kugenda wenda ntimumenye amakuru ko muri abana ariko wenda niba hari amakuru mwamuzi ko mama yagiye we niba hari ikintu mubiziho yaba yaragiye gute yabasize ryari yagiye muri 2014 gutyo ubwo yagiye bari mu kirabana ariko ubwo ngubwo ibindi simbyibuka ntabwo ndongera kumubona we niho umuheruka atuye ino hafi nubwo muzahana oya papa se yaba ajya babwira basi agakuru ka mama uko bimeze ntabwo tujya tubivuganaho nawe ntabwo ujya yifuza kumenya amakuru ya mama tubyifuza ariko ntabwo tujya tubivuganaho papa nta kintu ajya babwira ntabwo mugira amatsiko se yo kumenya mama ninde mama yagiye ate basi mubaze papa ati papa mama abahehe yagiye gute yadusize kubera ihe mpamvu nuko nyine ku ishuri batwishyuza bakatugumisha ku murongo kubera ko tutishyuye ayo kurya cyangwa ku ishuri ayo kwiga ayo kurya ubwo ntabwo mujya ku ishuri hariho igihe turya hakabaho n'igihe babitwima kubera ko mutishyuye ndashaka kuza kubaza aba baturanyi ba hano uriya muryango nabonye mwegeranye wenda kuko bari bakuru bashobora kuba bazi uko papa wanyu yagiye umuntu abe yakurikirana amakuru neza uko bimeze n'aho aherereye tukazamusura nihagira andi makuru tumenya nzababwira bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nshimire wowe wakoze subscribe by'umwihariko share ndetse na comment ku biganiro byacu ndagushimira cyane reka nsuhuze mwese muri mu bihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuje aho muri kandi nizere ko mumeze neza ndetse namwe mudukurikirana umunsi ku wundi reka nshimire mwese mutange inama n'ibitekerezo muri comment ndabashimira cyane hari benshi mugira inama ndetse munafasha mu buryo bugiye butandukanye kandi n'ukuri bikabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi uyu munsi hari umuryango nasuye ngira ngo ni abana muri kubabona turaza kuza kwerekana wenda inzira twagiye ducamo ndetse n'inzu batuyemo murabizi tubaho mu buzima bugiye butandukanye hari igihe tuba mu buzima buba bugoye ariko nyine kubera Imana igakomeza kuturinda rero bano n'abana b'abahungu baravukana ariko ubuzima babayemo nyine nabo baraza kuza kutuganirira ariko nyine n'ubuzima bugoye impamvu rero naje hano ni abana bibana mu nzu bonyine bitewe n'ikibazo ababyeyi babo bagize wenda mu ncamake ababyeyi babo ntago babana wenda reka ndeke kubivuga byose nabo turi kumwe baraza kuza kutuganirira byose uko bimeze gusa nagira ngo mukurikirane inkuru y'aba bana ni inkuru navuga ibabaje ariko buri muntu wese yakora ku mutima akagira uburyo yabigenzamo mu bushobozi bwe reka mbanze batwigira amazina yawe witwa nde Twishimire Amuzo wowe witwa nde Mugisha Fred umeze ute se umeze neza nanjye meze neza rero naje kubasura nizere ko nta kibazo kuba nazo nta kibazo naje kubasura ariko nasanze muri mwenyine mufite abaturanyi ubwo nibo bambwiye bati hari abana duturanye batari kumwe n'ababyeyi twifuza ko uzaza kuganiriza rero nibwo buryo najemo ndi umunyamakuru naje kubaganiza ku byerekeranye n'ubuzima mubayemo muri iyi minsi cyane ko mutari kumwe n'ababyeyi banyu ariko ntago tuzi impamvu runaka muri mwenyine gusa nabanje kuganira n'abaturage n'abaturanyi muturanye batubwira ko bitameze neza muri iyi minsi nagira ngo tubaze ndabona niwe mukuru wenda duhere kuri wowe tubwira kubera iki muri hano mwenyine mwibana byagenze bite kubera yuko mama tutabana papa se ntabwo tubana byagenze bite kugira ngo papa mwe mutari kumwe urumva muri mu nzu mwenyine mukeneye kurya mukeneye kunywa mukeneye kwishyura inzu mubayeho mute muri no minsi mutari kumwe n'ababyeyi
ayo turya mu baturanyi n'amafaranga tuba dufite yo kwishyura inzu hamwe n'ishuri. wasa n'utubwira ariko wongeraho ijwi ntugire ikibazo ntugire ubwoba, usa n'uturamburira ababyeyi papa wanyu kuki mutari kumwe kano kanya nyine byagenze bite? Urumva mwabanaga n'ababyeyi ariko uyu munsi muri mwenyine. Papa wanyu yagiye? Ntabwo njye namenya aho yagiye. Uhazi? Data ntahuze? baramufunze. Ni gute mutabimenya wowe tukamutaraza? Warwanze kutubwira ngo rutumye amakuru. Rata ariko wirakara azagaruka sibyo? None hashize nk'igihe kingana iki adahari yaragiye? Amezi 2. Muri mu nzu mwenyine? Ntabwo bamugira ko muri mu nzu mwenyine? Oya. Ntabwo ugira Rata? Ntabwo ngira. Ntabwo ugira. Nyuma yaho agiye urumva arafunzwe nyine n'ibyago, ariko kubaho ndashaka muturamburire wowe ubare wonsubiza ndabona ushabutse cyane. Kubaho Rata kuva papa yagiye urumva amaze amezi 2, byanze bikunze murarya mugakenera kujya ku ishuri. Muriga? Yego. Wiga mu kangahe? Mu wa 5. Wowe? Nanjye niga mu wa 5. Ubuzima nyine bwaho papa yagendeye mukaba muri mu nzu mwenyine, mubaho muti murya bigenze gute? Turya ari uko tugiye mu baturanyi. Mu baturanyi? Mujya mu baturanyi se ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu mpaka cyangwa hari ubundi buryo mubigenza? Ni buri munsi tuhajya. Iyo mutajya mu baturanyi murya he cyangwa mubaho gute? Nta munsi tujya tutajya, niyo tuvuye ku ishuri turahajya. Hanyuma inzu ku kwezi, inzu wenda urumva amaze amezi 2 mwibana mu nzu, icyerekeranye n'inzu niba mukodesha ubwo turaza kuza no kuyibereka, wenda cameraman araza kuza kuyishyiramo. Icyerekeranye n'inzu kubaho ni gute nyine? Wumva nyir'inzu ntabwo araza kubishyuza ngo mukenere kwishyura inzu, mubyitwaramo gute? Webwira. Arejya aza kutwishyuza tukamubwira ngo ntago tuyafite ngo papa naze azayishyura. Akabyemera akagenda? Ejya ahita agenda atugiriye nyine mubi. Hanyuma ni ikihe kintu kibagora muri buno buzima mu gihe muri mwenyine mu nzu, papa adahari mama adahari? Ikintu kibagora cyane ni nk'ikihe muri buno buzima bwo kuba muri mu nzu mwenyine? Ni ikihe kintu kibagora? Ukuntu nyine ku ishuri batwishyuza bakatugumisha ku murongo kubera ko tutishyuye. Ayo kurya cyangwa ku ishuri? Ayo kwiga? Ayo kurya. Ayo kurya. Ubwo ntago murya ku ishuri? Hariho igihe turya akabaho n'igihe babitwima kubera ko mutishyuye. Wenda niba mwibuka ubwo papa wanyu tumenye ko yagiye, hanyuma mama niba hari waba yibuka uko mama yagiye, kuko urumva bose baragiye ariko mama we ari papa na mama ninde wagiye? Ni mama. Mama we yagiye gute? Niba mwarabashije kumenya, kuko ashaka kugenda wenda ntimumenye amakuru ko muri abana, ariko wenda niba hari amakuru mwamuzi ko mama yagiye we, niba hari ikintu mubiziho, yaba yaragiye gute? Yabasize ryari? Yagiye muri 2014 gutyo. Ubwo yagiye? Bari mukira abana. Ariko ubwo ngubwo ibindi simbyibuka, ntabwo ndongera kumubona. We niho umuheruka? Atuye ino? Hafi. Nubwo muzahana? Oya. Papa se yaba ajya babwira basi agakuru ka mama uko bimeze? Ntabwo tujya tubivuganaho. Nawe ntabwo ujya yifuza kumenya amakuru ya mama? Tubyifuza ariko ntabwo tujya tubivuganaho. Papa nta kintu ajya babwira? Ntabwo mugira amatsiko se yo kumenya mama ninde, mama yagiye ate? Basi mubaze papa ati papa mama aba hehe, yagiye gute, yadusize kubera ihe mpamvu? Jewe cyo nibuka nuko yagiye avuze ngo agiye kuzana indangamuntu, noneho niyagaruka. Yagiye avuga ko agiye kuzana irangamuntu yagaruka. Ubwo mwabanye na papa kugeza uyu munsi? Hanyuma ku bijyanye no kubaho papa bitaho mu buhe buryo?
aho gute nyine urumva ni ubarera wenyine iyo ahari nyine ndavuga ubu ngubu ntawe uhari iyo ahari nyine cyangwa mbere agihari yabitagaho ko ashoboye nk'umubyeyi cyangwa hari ibyo mwabonaga n'ubundi nawe atabaha nyine kuko wenda atabahagije yaduhaga ibyo afite byose ashoboye kuduha bijyanye n'ubushobozi afite mukumva muranyuzwe. Hanyuma uyu munsi abaturanyi nimba ari mu mujyi bakabagaburira ntago bajya babinuba ngo bavuge bati aba bana barabarambuye cyangwa se umunsi umwe mujye no kwaka ibiryo babibime urumva niba amaze amezi 2 akaba ataranagaruka uko biri kose sinzi niba hari umuntu wakugaburira ukwezi kugashira ntago mujye rimwe na rimwe bakanga kubaha ibiryo mukaba mwabwirwa cyangwa mwaburara. oya murabibona aho mugiye hose urumva ko ari umugisha nawo kubona umuntu kugaburira mutaziranye nabyo navuga yuko ari amahirwe. Hanyuma nk'uyu munsi umuntu akubajije ni windi kubaza umuntu akubajije ni iki kintu wifuza mu buzima mubayeho ni nk'ikihe kintu ubona umukeneye cyane bibaye ngombwa ko umuntu yabafasha wenda yabafasha nk'ahantu ho kuba n'amafaranga yo kwishyura ishuri aho kuba ariko ntibarabasohora mu nzu oya baracyayirimo ariko isaha n'isaha ubwo ashobora kuza avuga ati mumvire mu nzu byashoboka ntabwo nabimenya nka nyirinzi aramutse aje ntibikabe aramutse aje akavuga ati mwabana mwe papa wanyu yatinze kuza mumvire mu nzu mwakerekeza nta hantu ubwo twajya nyine ubwo twajya muri ba baturanyi ntabwo mujya mushakisha utuntu two guteka wenda hari uburyo njya mbona wenda abana nkaho mwagiye mu baturanyi mukaba mwasaba nk'utwo guteka mukaza mukaba mwateka mukaturya nk'iminsi wenda mutagiye kujya kubabwira babagaburire nta muntu ujya ubaha utuntu two guteka mubona umuntu abazaniye utuntu two kurya mu rugo nk'umuceri cyangwa se uturayi mukaba mwakitekera wenda bikamara nk'iminsi turamubona bajya babazanira utuntu abantu ni rimwe na rimwe mugateka muzi guteka nawe se urabizi oya ntabwo niwe ubizi igihe papa azagaruka ndihe jambo uzamubwira igihe azagaruka nzamubona nsobanuze ukuntu byagenze hano hanze nzamusobanurira ukuntu byagenze n'ubuzima twabayemo mwigeze mutekereza kuba mwamenya ahantu yaba aherereye hanyuma mukaba mwanamusura aho yaba afungiye cyangwa ntago muhazi mwararekeye ntabwo tuhazi twarabirekeye gutyo ntimuzi ahantu ari ntimuzi n'igihe azaza mwagiye mubaza se basi abaturanyi banyu nimba koko ko numva ntabwo batagira mukabaza amakuru ya papa nyine kuko burya abantu bakuru bapfa kumenya amakuru mukababaza niba hari aho mwamenya nyine cyangwa se bababwira ahantu papa wanyu yaba ari byibura mukaba mwajya no kumusura mukamenya niba akiri amahoro nyine mukamenya n'impamvu mujye mubaza amakuru iyo utabashije amakuru nyine nta kintu umenya sibyo mujye mubaza mubwire muti papa yari hehe mubaririze muhe mwanagera mumusure murebe nuko ameze sibyo yego ikindi ubuzima hano hanze buragoye ariko cyane cyane nyine kuri mwebwe bumva muracyari batoya muriga bumva mukeneye amafaranga yo kwishyura ishuri mugakenera kurya mugakenera naho kuba ariko ndibaza mu buzima busanzwe papa wanyu akora akahe kazi yahari nyine urumva mbere atarafungwa yakoraga akahe kazi yatondaga umucanga niko kazi yakoraga kakabatunga yego ako kazi niko yakoraga akishyura inzu akishyura amashuri byose yego nta kandi yigeze akora yego umva ko nawe yarashakishaga ariko iyo ibintu bigiye kwanga nyine niko bigenda ikindi nashaka kubahumuriza mbabwire mukomere ubuzima niko bumera ubuzima ni ishuri ariko icyiza nuko mufite abantu natwe ubu twamenyanye ndatekereza ibyo byose byabaye hari ubundi buryo bishobora guhindukamo n'Imana ibidufashijemo turasenga iyo usenze n'igike usaba Imana nsaba Imana kumpa ubwenge no kumpa imbaraga zo kuguma kubaho
wayisenze usaba Imana iki? kuba papa bamufungura tukabona n'aho kuba mu bwenge bwo mu ishuri. Yego, ni ibintu bitatu. Papa bamufungure, ubona aho kuba n'ubwenge bwo mu ishuri. Rero nimba ubisaba Imana, Imana izabiguha. Ko ntawavuze ngo Imana ndasaba Imana izagarure. Byifuza byo. ni ukubera rwose umuntu wagiye ubu hari ubwo umuntu yaba azi ahantu aba Umugani ubu ntanabakubwiye. Mumubonye mwamumenya. twamumenya gusa. Uramwibuka isura. Aho ari wamubwira iki? ahari namubaza impamvu yagiye akadusiga. Akari gusobanurira. Nyuma yaho wenda muri buno buzima mubayemo birakomeye biragaragara, ariko hari nk'icyifuzo ushobora gutanga. Urumva hari abantu baba badukurikiye, ari niyo mpamvu twanabasuye. Hari abantu baba badukurikiye bashaka kuvuga bati bano bana ubuzima babayeho hari icyo numva nabakorera. Ni nk'ikihe kintu mwumva muri kano kanya mukeneye cyane kurusha ibindi, ku buryo hagize igihinduka kavuga uti ngiye muri no minsi nk'ikintu dukeneye cyane ni iki? Wowe aho kuba n'icyo kurya. Aho kuba ubwo mwakimuka cyangwa mwaguma muri iyi? Urumva hano niho mutuye. Aho kuba ubwo mwaguma muri iyi, ubwo habonetse amafaranga yo kwishyura inzu, mbese mwaguma muri iyi cyangwa mwakwimuka mukajya mu yindi? Nyine namwe murabona iyi nzu irashaje, twashaka ahandi hari inzu nziza. Iyi nzu isaha n'isaha ishobora no kutugwira. Kugira ngo turaza kuza gusa n'abayerekanamo gakeya, wenda baraza kuza kubibona. Ubwo bibaye byiza wa mugani bwo hagize ikigenda neza cyangwa igihinduka, mwese mudukurikiye murabyumva buti hari igihe yanatubwira kandi kuko nibyo. Ubwo ni amafaranga y'inzu, amafaranga yo nta mafaranga aba makeya, ayo ari yo yose burya yagira akamaro. Ubwo ndetse n'ibyo kurya. Ibyo rero kubera gusenga wa mugana ayo masengesho yanyu musenga ndetse no kwizera, ibyo byose birashoboka. Kandi mbijeje ko ubutaha nimba ngarutse muri ibyo byifuzo byanyu, ndezera n'Imana nidufasha ko hari ikizahinduka, sibyo? Urumva mu gihe mumaze amezi 2 mubaho gutyo nyine mwishakishiriza, uko biri kose hari impamvu nyine mu kibayeho gutyo, kuko hari n'ababurara, ariko mwebwe urumva mubona naho kujya kurya. Ikindi nifuzaga ko sinzi nimba ndaza kubaza bano bantu muturanye, tube twamenya amakuru ya papa wanyu, kuko buriya umuntu yagize ikibazo nka kiriya ntakurikiranwe, nanone hari igihe bishobora guteza ikindi kibazo nyine, ugasanga agize ikibazo ntimubimenye. Ngo muvuga papa yaragiye nyamara yagize ikindi kibazo ariko ntimwabasha kubimenya. Rero ndabasezeranya n'Imana ariko izabimfashemo ko ubutaha n'ingaruka hari icyo nzaza ngarukanye kigaragara, sibyo? Kandi mukomeze mukomere, umutima ukomeye mufite muwugumane. Imana yabarinze muri aya mezi 2 izakomeza ibarinde kugeza papa wanyaje, sibyo? Papa wanya hari ni ikihe kintu, ni irihe jambo wabwira? kwihangana. We wamubwira iki papa? Ni ukwihangana. Namwe kandi mwihangana. Uyu munsi nje haracyari kare, ariko turi mu masaha ya saa 6. Uyu munsi ko mbona nje ngasanga mudatetse. Twariye kare. Mwariye icyo? Ibisusa n'ibijumba. Muzi kubiteka? Turabizi. Kunzi neza ko ibisusa iyo utabisoromye bigira utuntu tumeze nk'amahwa. Mu bisaruro hano mukabiteka. Nibyora? Yego. Mwariye saa 6. Ibijumba se mwabikuye? Twagiye kubicukura hariya hepfo. Kubicukura mu murima? Yego.
umurima w'abandi urumva ibyo ni ibya kumanywa, ibya nijoro si ubu biraboneka bite cyangwa n'ubundi mwakitse n'ibya nijoro? twatekeye rimwe. urumva ko nanone mufite ubwenge. Ninde wagezanye igitekerezo cyo gusoroma ibisusa? ubu urumva mwajyaga mu baturanyi ariko uyu munsi mwavuze muti reka dushakishe natwe dusorome ibisusa twishakishije duteke. Ninde wagize igitekerezo? Njyewe wabitekereje. Icyo bitekereje ukavuga ati reka dusorome ibisusa turi duteka wenda ntituzure mu natekereje ndavuga ati wenda kujya mu baturanyi buri munsi byaba ari nko kuba sinzi ukuntu nanabifata. ibyo batazarambirwa. Hitamo nawe gutekereza ko uyu munsi mwasiba mukirwana n'indi minsi rero mujye mwirwanaho gutyo, ariko uko biri kose nyine buriya ikintu iyo ubonye cyageze mu nda biba ari amahoro. uyu munsi nimba mubonye ko murya nyine na nijoro hakaba hari ibyo muri burye, ndumva ari byiza cyane kandi n'ejo bizaboneka. mwari mwaburaraho na rimwe? Oya, muraburara. ntabwo turabura ko n'Imana ikibarinze ntabwo uraburara na rimwe? ntabwo turaburara. buri gihe mubona uko mwiyeranja mukarya. birumvikana ko uko biri kose haracyari icyizere ko ibyo ngibyo bizarangira. hanyuma ndashaka kuza kubaza aba baturanyi ba hano, uriya muryango nabonye mwegeranye, wenda kuko bari bakuru bashobora kuba bazi uko papa wanyu yagiye, umuntu abe yakurikirana amakuru neza uko bimeze n'aho aherereye tukazamusura. nihagira andi makuru tumenya nzababwira. kandi rero mukomeze, muracyajya ku ishuri ariko ntabwo muri kujyayo n'ubundi? turajyayo buri gihe. mukomeze amasomo kandi ntimusubire inyuma, mwige. ibibazo muri gucamo nyine si bibaca intege ngo mucike intege mu ishuri ngo mureke kwiga. ibibazo nk'ibi iyo biri kuza n'ibisubizo bigenda kuza. rero mwe mukomeze ishuri mwige. nibanga ko murya ku ishuri mujye mwihangana, muze nyine mukomere muba abagabo nyine. hari igihe ukurukira umwana kubera ubuzima. uko biri kose papa wanyu nawe naza agasanga mutaracitse intege mutararetse ishuri nawe azishima. ntimuzareke ishuri kubera ko adahari. Yego, uko biri kose nyine hari impamvu bino bintu biri kubabaho kandi bizanarangira, sibyo? ubwo rero numvaga ari ibyo. ikindi nashakaga kubwira abantu, ngira ngo mugire icyo mwibwirira abantu badukurikiye. rumva turi kuganira gutya ariko dufite abantu benshi badukurikiye, harimo n'abo hanze mu bihugu byo hanze n'abo mu Rwanda muri rusange. nkawe ni ikihe kintu wababwira nyine bitewe n'uburyo twaganiriye ndetse n'amakuru bamenye yanyu n'uko mubayeho? ni ikihe kintu mwabwira abantu babakurikiye kano kanya? ni ukudufasha haba mu myigire cyangwa mu byo kurya n'aho kuba. wowe ni iki wakisabira abantu badukurikiye, abantu bari kukureba kano kanya uvuga ubuzima ubayemo ndetse mwese muri rusange? ni ikihe kintu wababwira? nabasaba nuko baduha aho kuba bakanaduha n'ibyo kurya. reka twizere yuko ubusabe bwanyu Imana yabwumvishije. hari igihe izakoresha abantu bayo kandi koko nibyo. reka twizere ko bizagenda neza. reka dusoze, numva nasoza nari nabasuye kugira ngo mwese mudukurikiye mwakurikirana ikiganiro twagiranye n'aba bana. ni ubuzima busigaye nabwo ari ishuri nyine, niko bigenda. nagira ngo rero dusoreze hano. ubwo tuganiriye ibi, ubutaha tuzagaruka twongere tubaganirize, wenda nihagira igihinduka. ubwo wakifuza kugira icyo yafasha bano bana, ku kiganiro hariho nimero wazayihamagara. hanyuma waba ushaka kubasura mu rugo nta kibazo, nahakugeza. wifuza ko hari ubufasha bundi wabaha bugiye butandukanye, nta kibazo, hariho nimero wazatuvugisha hanyuma tukabakugezaho. reka dusoreze hano rero, nanabashimira mwese mudukurikirana. ndabizi ko ari byinshi mukora, ni benshi mufasha, ni benshi mugira inama zigiye zitandukanye, ariko n'uyu munsi
twaganiriye kandi twaganiriye neza, reka twizere rero ko bizagenda neza ubutaha. Bye bye.